Hallelujah. Amen. You will take a Ishurira Yakobo. You call yourself a Chirimugobo Atapuye. Yariko Mokura Makamuzana Muruko. Kandi yari gushima Imana mugabimugiyeza. Ariko kuko Imana idatekereza nk'abantu, yabonye ko kubabara akajya ku kiriyo, akarira nk'uwapushije ntacyo bimutwaye, kuruta uko Yosefu aza bakazicwa n'inzara. Merci papa. Merci papa. Merci papa. ayo mashini makeya mureke dukoma amashyi menshi cyane turashimira Imana arakoze cyane Vedaste. Mu mwanya tugezemo rero nk'uko twumvise ibikorwa bitandukanye, nk'uko twumvise ibikorwa byihariye, nk'uko nakomeje kubivuga, kandi iyi niyo Nshuti Foundation ni ya twese. Ibikorwa birakorerwa rusange, ngira ngo nk'uko mwabyumvise, nubwo Uwanyana Asia n'umuryango we babarizwa mu itorero rya ADP, ntabwo niyo Nshuti Foundation ibereyeho abo muri ADP, ibereyeho umuryango nyarwanda n'inyungu z'umuryango mugari. Ariko hari bimwe mu byo yavuze byavuze ku mutima nanditse ahantu nshaka kongera kubibutsa, bitewe n'uko hano hari abantu bifuza gushyigikira niyo Nshuti Foundation. Hari n'abandi bari hanze y'u Rwanda cyangwa n'abandi batageze hano,
ariko abari hano tuza kuyishyigikira mu buryo buri live. Hari abamaze kutubwira gahunda tuza guhamagara n'abandi muri hano, cyane cyane ko mwabonye ko iyo Nshuti Foundation ntabwo nubwo batubwiye target bafite, ariko mwabonye ko hakenewe ibikoresho byaba iby'abana birimo iby'isuku mu muryango, nubwo batanze iriya sheke yo gutanga ubwisungane mu kwivuza cyangwa mutuelle de santé, hakenewe uruhare rw'ibifatika n'ibidafatika. Mu byo ngewe numvise rero byankuze ku mutima cyane cyane kurushaho ni intego bashyize imbere zirimo gufasha abana bahoze ku muhanda, gufasha imiryango ikennye, gufasha urubyiruko rutishoboye, gufasha abangavu babyariye iwabo, gufasha abagore batishoboye, kwigisha no kugira inama abana bishora mu biyobyabwenge ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi. Ibyo hari ibyo dushoboye mu buryo bw'amafaranga, hari ibyo dushoboye mu buryo bw'isanamitima, ariko hari n'ibyo dushoboye mu buryo bw'ibifatika. Uyu munsi ushobora kugurira abana pampa, ushobora kubagurira isabune, ushobora kubagurira amavuta, ariko tutirengagije ko Leta y'u Rwanda yoroheje ibijyanye n'uburezi bwabo bw'ibanze cyangwa n'ubwisumbuye bitewe n'icyiciro umuntu arimo, ariko by'umwihariko tuzi ko nubwo ubwo burezi byaba byoroshye, abana bakenera ibikoresho birimo amakayi, amakaramu, iniforme, minerva n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero biri mu byo niyo Nshuti Foundation izakora kubw'inyungu z'abanyarwanda twese, kandi ibikorwa bireba uturere twose. Nubwo uyu munsi turi muri Gatsata cyangwa mu karere ka Gasabo, niyo Nshuti Foundation ntabwo izareba abana bo ku muhanda ba hano Nyabugogo gusa cyangwa muri iki gice turimo, ni mu Rwanda hose, ariko by'ingenzi mu rwego rw'umuryango. Ndetse no mu byo nateze amatwi kandi mu bagenerwabikorwa namwe mwabonye aha ngaha, barimo abana bahoze ku muhanda, imiryango ikennye, urubyiruko rutishoboye, abakobwa babyara iwabo, abagore batishoboye, n'ibindi bagiye batubwira bitandukanye. Ushobora kuba wowe utarabinyuzemo, bitarakubayeho, bitarageze ku muryango wawe, ariko ukumva ko kugira ngo ubuzima bw'umwana uri ku muhanda, kugira ngo ubuzima bw'umukobwa watewe inda w'umwangavu buhinduke, harimo uruhare wagira. Nabivuze ngitangira, uruhare rushobora kuba ibifatika cyangwa ibidafatika, ariko mu bihari byose ntitwibagirwe isanamitima. Hari abantu uyu munsi bagifite ibikomere by'amateka, hari abantu uyu munsi bagifite kwa kuzahazwa n'ubuzima kubw'impamvu z'ibyo utahisemo, kubw'impamvu z'ibyo utagiyemo kubera umuryango wawe, kubera imibereho. Ariyo mpamvu dufunguye mikoro kugira ngo buri muntu wese ushaka gutanga umusanzu wo gushyigikira ibikorwa bya Niyo Nshuti Foundation aze guhabwa umwanya. Ufite icyo wavuga, nawe ufite icyo wavuga. Mu bagabo bari hano Imana yagiriye neza, biragoye ko wavugira umuntu amashimwe, muzareke nyiri inkuru aba ari we uyivugira. Nagira ngo duhere ku mugabo wicaye hano witwa Aimable, afite umusanzu ukubiye mu ijambo ubwe aza kwivugira, kugira ngo n'abandi tuze kubaha umwanya muri iki gikorwa kigezweho. N'abandi bifuza gutanga umusanzu, turatanga mikoro kugira ngo mugire ijambo muvuga. Dusabe n'abashinzwe izo gahunda muri Niyo Nshuti Foundation, ubishinzwe abe hafi kugira ngo aze kutwandikira, aze kudushyirira ku rutonde abo bantu kuko nabo gushimirwa. Haleluya. Iyo utazi ikintu bakoresha ururimi rumenyerewe rw'abantu muri ADPR, kuko umukristo muri ADPR